Raporo y'ikigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa RCS yatangaje yuko mu myaka irenga 3 ishize abahamwe n'ibyaha by'ubujura cyangwa se abakoze ubujura barenga 5,000 bafashwe n'inzego z'ubutabera. Ahangaha higanjemo ubujura bw'ikoranabuhanga, ubwambuzi bushukana ku ikoranabuhanga, hanyuma no gusagarira abantu mu muhanda, ubugizi bwa nabi bufatiwe abantu mu muhanda cyangwa se ahantu runaka, hanyuma bakamburwa ariko banagiriwe nabi. Iminsi tugezemo ubujura bw'ikoranabuhanga bwafashe indi ntera, abantu biba ku karubanda wareba nabi nyine bakagutega bakabagukuramo n'umwuka. Uyu munsi none ubujura bw'ikoranabuhanga bwafashe indi ntera, aho nyine abatekamutwe baje ku matelefone, aho baguhamagara bakwizeza ibitangaza, hanyuma bakagusaba kugira ibyo ukora, hanyuma wabikora muri ubwo bucakura bwabo bikarangira nyine bagutubuye cyangwa se bagutwaye utwe wari ufite. Mu bihe bitandukanye abantu benshi bagiye bafatwa miri, ahanini bagafatirwa mu cyo bari gukora ibyaha by'ubwambuzi bushukana no kwisha icyundi ukoresheje uburiganya. Byafashe indi ntera cyane ni ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se abantu bakoresha internet, aho abantu batuburira abandi hanyuma kakahava. Nshuti bakunzi, mudasiba kudukurikira. Hano wisanze ni kuri Taifa niba uri mushyashya, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri Taifa Rwanda. Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe. Ciao ciao.